Muraho neza mwese inshuti za duhugurane. Uru ni urubuga rutanga inama ku buzima busanzwe, uburezi ndetse n'ubukungu. Muri kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Niba utarakanda subscribe, ihutire kubikora kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona ibiganiro byacu bishya. Uyu munsi turabagezaho insigamugani yitwa Yigize inshinzi. Ikaze. Yigize inshinzi. Uyu mugani wakomotse ku nshinzi za Gishegabo Gasharankwanzi bikabuwe na Gashyende ka Magirirane w'i Busasamana bwa Ngendo, ubu ni mu karere ka Rubavu. Aha ikirari ntikizwi neza kuko byabaye kera. Kera rero ngo Imana yiberaga mu Busasamana bwa Ngendo ya Gisenyi. Bukeye irema abantu ibakwiza isi yose, ariko bamwe bagira abakire, abandi bagira abakene. Abakire bahaka abakene, mu bakene hakabamo umugabo witwa Magirirane. Rimwe ngo azindukana n'umuhungu we Gashyende bajya guca umubaya wo gukenekamo umunyu w'ingasire bahahishaga akayabo. Baragenda no mu kibaya cya Busasamana aho Imana yiberaga, baca umubaya. Bamaze kuwugwiza barahambira barikorera. Ubwo hakaba haramutse igihu cyinshi, bagenda batarura imbere n'inyuma. Bagize batya babona igihu kireyutse. Magirirane akebutse hirya abona hari umwezi urimo ikintu cy'umweru. Arikanga abwira Gashyende ati, dore kiriya kintu ushaka. Gashyende agikebutse ati, ubanza ari ya Mana bajya bavuga ko yibera hano. Imana iramuhamagara iti, Gashyende we. Gashyende ati, karame nyagasani. Iti, si ubanza ari ya Mana, ni Imana koko uko ubibwiye so. Magirirane yumvise ko ari Imana abwira umuhungu ati, ngiye kurwanayo kahave. Gashyende ati, sigaho wirwana Imana. Magirirane aranga, arahubuka yikubita ikibando ati, ubona ngo urakiza abandi naho njye ukangira umutindi. Agiye kuyongeza ikindi kibando irashwekura. Umuhungu we aramufata ati, sigaho wikubita Imana, niyo yirirwa ahandi igataha iwacu i Rwanda. Magirirane aranga aramwiyinyugushura yoma mu nyuma avuza induru ngo rubanda rw'abakene mvumbuye Imana, ni mu ntabare tuyibaze icyo yaduhoye. Hirya no hino ibiruru birakorerana, abantu barahurura, ari abakene ari abakire. Abakene bati, ntige nyakunyagwa yatwambitse ubusa itwima amatungo nk'abandi. Abakire nabo bati, ntige yatwiciye amatungo itumara n'abana. Gashyende abiruka inyuma akomera ati, rubanda nimusigeho mwikwanga Imana. Abagore b'ibambe bararikorera, bamagana abagabo ngo niboye kuko baganira Imana. Ay'ubusa abagabo baranga bayirukaho, ariko ibereka igihandure. Bagaruka bakubita agatoki ku kandi bati, ijye tujye, amaherezo tuzabonana. Nuko bamaze kuyihihibikanya batyo, nayo irabahindukiranira barakarira. Iti, nzabatsembaho ndokore Gashyende wanyubashye, n'abagore babujije abagabo kuntuka. Abo bonyine basa. Iherako ibahuramo ubushita bwa gihome burabarimbura. Koko hasigara Gashyende n'abagore n'abakobwa babo gusa. Gashyende abonye ari we wenyine usigaye yikunga mu rubuga rw'abagore basakabaka batuka abagabo babo ngo nibo batumye n'abana babo b'abahungu bapfa, aherako acika yigira mu ishyamba rya wenyine ahaca indiri yigumiriye. Abagore nabo babonye ko basigaye ari impehe, bati iri ishyano tugushije ni iriki? Baraterana bajya inama bati, ubu tuzabaho dute tutagira umwami? Baraterana bajya inama yo kumwiyimikira. Bajya ahahoze ari ibwami bahararuza ingoma zahoze ari iz'ingabe n'iz'imivugo, bazijyana i Busasamana. Bagezeyo bitoranyamo umugore ubatambukije ubwiza n'amatwara witwaga Gasharankwanzi, baramwimika.
iry'ubwami bamwita Gishegabo. Amaze kwima atora abagore b'ingare ho intore ze, azita inshinzi, ziba ingabo z'igihugu cye n'abagore, umugaba wazo akitwa Nyiragashibura. Inshinzi ntizimaze gutorwa zadukana urugomo rukabije, zahuka mu bagore n'abakobwa zirabadudunganya, zirabadiha karahava. Reka Gishegabo we si ukubatanga arasizora. Nabo Gashyende aho yibereye mu ishyamba akajya yumva abagore bahita bagenda baganya ko Gishegabo n'inshinzi ze baciye ibintu mu gihugu. Bukeye haza guca umugore ari wenyine agenda yivugisha aganya ngo ese bakobwa bakowe nka Gipfakare uriya Gishegabo n'inshinzi ze bazarokokwa n'uwamana ki? Gashyende aho aribaza ati ubwo uriya mugore ari wenyine wamwegera nkamubaza ibyo avuga nabimenya imvaho. Ava mu ndiri ye aza yomboka aramutungura ati mbese uri aho wa mugore we? Umugore arikanga, akebutse asanga ari umugabo mushuhuje aramwikiriza ati uraho nawe nyakugira Imana? Ati ese ko abagabo bashize mu gihugu wowe warokotse ute? Gashyende ati narakowe n'Imana itamanuzwa. Umugore ati ese uba hehe? Undi ati nibera muri iri shyamba narabahunze kuko numvaga induru ngo ni twebwe abagabo twabamariye abana b'abahungu. Uwo mugore ati mbega data twe hari aho turi ingoma y'umugore ntitugeze ku buce? Gashyende ati ese iyo ngoma y'umugore ni ingoma nyabaki? Nyamugore arakunda aramutekerereza ati twabonye tubaye impehe twiyimikira umwami, twimika umugore witwa Gasharankwanzi, iry'ubwami tumwita Gishegabo. Tumaze kumwimika nawe atora abagore b'ingare abagira ingabo ze azita inshinzi. None ariko zaturembeje. Yungamo ati harya wowe ngo wibera hehe? Gashyende ati sinakubwiye ko nibera muri iri shyamba? Umugore ati ngusabye kunjyanamo tukiranwa tuganira tugashana urwuba maze bwagoroba ngataha. Ku mutima Gashyende ati iyo managa nayivanyeho imboga zizanye. Nuko ntiyarushya atindiganya, dore ko ngo natwe usendeganya umusanga amuhomba aho yaciye ikiganda bigandagaza mu ndiri, bariranwa bimara nyirarige. Bigeze nimugoroba Nyamukobwa abwira Gashyende ati mperekeza tujyane iwanjye tujye kwibanira uve muri iri shyamba. Nyamugabo ati oya, abandi bagore bazakunyiciraho. Umugore ati humura nzaguhisha ntibazakubona. Gashyende yanga kumutetereza aremera barajyana, ariko agenda none. Bahaguruka rubanda rushyizweho kugera mu rugo ntawe ubaciye iryera. Gashyende aruhagirwa, arasigwa, aranywa, ararya, araryama aragwenyera. Umugore ati ngaha nashira agahinda. Gashyende abaho izuba akajya ryotera mu gikari, ubundi akibera mu nzu. Umugore akamuhezura akamuha inzoga, akamuha amata. Gashyende nawe agakunda agakora umurimo wa nyir'urugo. Nuko haciyeho iminsi Nyamugore asama inda, amaze amezi 2 arakenkemuka. Undi mugore buzuraga yamwitegereza akabona asa n'utwite, akibaza ati nyirakana kuyu ko asa n'ufite inda yaba yarasamishijwe nande ko nta mugabo ukiba mu gihugu mu? Biramujije, ariko bikomeza kumwanga mu nda. Bukeye aramwihererana atumva rero mutanyagwa, ngiye kugusaba ikintu kandi ukimpe. Ati ntumpishe, mbarira uko waje gutwita iyo nda mbona ufite. Wayikuye he yaje ite? Undi aho kumusubiza araseka. Mugenzi we arangara muhatiriza ati cyo mbwira. Bigeze aho k'ubucuti karamugonda, aremera mumenera ibanga. Ati nyagucwa, ntacyo naguhisha, mfite umugabo nitoreye mu ishyamba. Ati ndetse ngwino njye kumukwereka, yitwa Gashyende ariko uzaryumeho.
reka tube dusubikiye aha ngaha iyi nsigamugani, ikindi gice kiyigize tuzagikora ari nk'igice cya kabiri tubone kuyisoza, naho ubundi tuzajya tubagezaho ibya kera, tubagezeho umuco wacu, tubagezeho uko abakurambere bacu babagaho, maze rero dukunde dusobanukirwe umuco wacu, dusobanukirwe amateka, maze umuco wacu tuwusigasire udacika cyangwa se utavaho bico. Murakoze, mwari kumwe na Ntakirutimana, tuzabonane mu gice cya kabiri.